abakinnyi bamwe na bamwe bafite so ikino cyumweru tutakoze imyitozo cyarabangamye cyane. Jati bisa nkaho birangiye wabivuga gutyo Kiyovu igumye mu cyiciro cya mbere kapiteni wayo uyu mwaka n'umwaka wavuga gute? Sinzi ko ntabwo ndareba ku rutonde neza n'izindi ziri inyuma zishobora gutsinda, niyo mpamvu nta kwirara kugeza kuri journée ya nyuma. So icyo navuga kuri iyi sezo yari sezo igoranye kuva mu ntangiriro kugeza na n'ubu turi gusoza. Ni sezo yatugoye mu buryo bwose impande zose, habe ku buyobozi baragoye, habe ku bakinnyi, ko nimba twaratangiye shampiyona dufite abakinnyi 12 ubu tukaba dufite swad n'indi ishobora kuboneka. Ni ibintu bishimishije cyane. So rero ni sezo itarigeze tworohera muri make. Ariko Jihad nk'umukinnyi navuga ko uri umwana wa ekipe, ikindi uhetse ekipe muri rusange wambaye igitambaro cya kapiteni, muri manda zitambutse zose wagiye ubamo, uyu munsi navuga ko ari Kiyovu buri gihe hori iri ku kagozi. Wowe ni nk'iki wasaba ubuyobozi bwa Kiyovu kugira ngo byibure ubuzima usi nkaho burangira? Kuva nagera muri Kiyovu n'ubwa mbere tugize sezi tugoye mu buryo bwose, mu kibuga hanze n'ubwa mbere kuva nagera muri Kiyovu bimbayo. Ikintu nasaba ubuyobozi ntabwo nabashyira amakosa ko twatangiye turekrita, ariko kwera ibibazo bya bani bituma abakinnyi twari twarekrisa badakina. Twabonye ikintu navuga cyadufasha ni ukujya tumenya ibintu hakiri kare, kuko kwirinda biruta kwivuza. Twabonye bamwe mu bakinnyi bagenzi bawe bahagarika imyitozo y'iminsi 2 mbere uko mwiteguye ikipe ya Rutsiro. Ese haba hari ibyo ubuyobozi bwabahaye kugira ngo baze gukina no match? Aho naba nkubeshye ko buri wese burya bafite contract. Ntago contract ihwanye niya Musengo cyana Bayo, niyo mpamvu buri wese abafite ibyo yaka. So rero nta muntu n'umwe nshobora kuveba ko buri wese ababuranira ibye. Nubwo byari kudushyira habi ko kadushimira Imana ko tubonye amanota 3 icyumweru abantu badakora tize mu cyinshi. Ariko Jihad, umuntu yakwibaza nubwo bakubaje bati sezo muri rusange Fazare yaba wowe bine bya buri munsi, yaba ndetse n'abakinnyi muri rusange gutsinduka kwa buri munsi hari n'abantu bahereyeho bavuga bati Kiyovu Sport izamanuka. Yego mwongeramo abakinnyi b'abana bavuye mu ntare, ariko Fazare turu twabonye ari indi. Tuvuge ko ari abo bana bavuye mu ntare gusa cyangwa hari izindi mbaraga zabasunitse? Oya, si ikibazo cy'abana ko niyo narebye mu kibuga usanga abana aribo bakiya ku bakinnyi bakuru bari hano. Ahubwo ikintu cyatugoye twatangiranye swad ntoya. Uyu munsi Axel nakinanaga nayo, uyu munsi siyo nakinanaga nayo ejo. Uyu munsi hari uyu, ejo hari uyu. Urumva kugira guza kwa ekipe babigorana. Ikintu cyatwishe no kutagira swad ndende kandi ikomeye. Ariko aho swad yabonekeye murabona ko ibintu byakemutse. Twabonye bamwe mu bayobozi bahoze muri komite bishyiramo bakaza gusapotinga ekipe kugira ngo itamanuka. Navuga ngo we wenda nk'umwe mu bakinnyi bakuru ndetse kapiteni, ubwo bushobozi bwabonetse mu mizo ya nyuma ibibazo byamaze no gusa nkaho birengera, ntago mubona ko nk'ubuyobozi bwagakwiriye gushyira hamwe hakiri kare ndetse n'izo mbaraga akazihuza kuruta uko wabona ko harimo ibice? Ibyo nababwiye, kwirinda biruta kwifuza. Nta mpamvu yo kujya kwisama wasanga, ahubwo mwagakwiye gukora ibintu hakiri kare, nta bintu by'umwiryane, nta kuvuga runaka ntabwo ibyo biba bikeneye. Ahubwo kuko Kiyovu izahoraho, harimo abamanje kuyikinira baragiye, abafana ni ekipe yabo, abayobozi ni yabo. So numva ko buri wese yagakwiye kuza agatanga umusanzu we, ko nibyo bishobora gutuma resulta ziboneka kurusha uko buri wese yajya ku ruhande. Kapiteni komite iriho irabura iminsi itagera ku 10 ngo yuzuze umwaka iyoboye ikipe ya Kiyovu Sport, ariko abakunzi ba Kiyovu Sport bakunze kwigiraho dute. Nk'umuntu ba muri ekipe mu mbere wabasobanura gute iyi komite bayibe hafi, cyangwa ni komite umuntu avuga ko iteje inkeke? Oya, ngenda banza gushimira iyi komite iriho, kuko situation iyi komite yatangiranye yari igoranye pe, yari igoranye ku rwego rwo hejuru. Uribaza gukina hari umusimbura umwe mbere n'umuzamu, nanabibutsa ko ari nka match nagiye mvunika nkabura umuntu utsimbuye. Urumva ntabwo ushobora kuveba komite, ahubwo iyi komite wayishimira hamwe n'abaje kuyifasha, kuko urabona ko ibyo ikintu bashyize hamwe cyarakunze. Ni ikintu cyo kwishimira, nta muntu n'umwe ushobora kuveba, ahubwo bose bakwiye amashimwe. Bakoze cyane.